muraho neza nshuti zacu turabaramukije cyane aho muherereye mwese abo bitameze neza mwihangane Yesu ariho kugira ngo atugirire neza hanyuma abo bimeze neza murusheho gushima Imana kuko Imana iyo yishimiye irushaho kukugirira neza kuko umuntu nawe niyo umugiriye neza aragushimira kandi akarushaho kukugirira neza rero bavandimwe twagize ngo dufate umwanya dukomeze dushime Imana yuko twaturangiza umwaka hanyuma twongere kandi tuvuge ikintu cya Noheli cyangwa cyo kurangiza n'umwaka muri make tuvuge ikintu cyo gushima Imana hariho abantu bataza bashima Imana bakamenya bakagira ngo wenda ubwo barangije umwaka bari amahoro bakagira ngo ni imbaraga zabo ariko si imbaraga zacu ahubwo ni imbaraga z'Imana hanyuma turi kumwe n'umutware wanje nawe arabaramutsa narangiza dusome ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze dufatanye twishimana kugira ngo umwaka tuwusoze amahoro rero yabibwira hanyuma tugasoma ijambo ry'Imana kandi tukarushaho kugira ngo dukomeze tuganire ibyiza byo kurangiza umwaka murakoze yatangira sawa shima Imana mushobora byose kuba itugejeje aya magingo tukiri bazima ntabwo amashimwe aba kuri bonane gusa cyangwa kuri Noheli amashimwe ni buri munsi buri saha buri dakika ugomba kudushima Imana akarusho n'umwaka ugizwe n'iminsi myinshi cyane iminsi 366 gutyo bivanye n'umwaka wari wo ariko amashimwe ntabwo tuyatambutsa ku mwaka amashimwe agomba kuba ubuzima kuruta ibibazo guhora mu bibazo dusengera ibibazo ahubwo tugomba kufa iyo umuntu ari mu mashimwe aba ari mu rundi rwego rwo hejuru iyo uri mu mashimwe ibibazo byawe ubibona hasi nama eshero nama etape nuvuga ngo mu gihe wafashe umwanya wo kuja mu mashimwe ubahaye Imana ikibanza kinini cyane gikomeye muri we abambwira abantu bose ko bagomba gutegura amashimwe cyane cyane buri gihe ariko akarusho n'uyu umwaka ni ikintu kinini Imana iba yaturize reka nkuko turi mu bihe bya Noheli reka dusangire ijambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka sura ni 2:13 kuri 14 ntabwo ndi butinde haravuga ngo muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe n'abamarayika uwo zisingiza Imana ziti mu ijuru icubahiro kibe ic'Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira amen bene data turi mu bihe bya Noheli birangiza umwaka cyane cyane ku bakristo ni byiza kuko twora twibuka kuvuka kwa Yesu Kristo ntabwo Noheli ari ukurya ntabwo Noheli ari ukwambara ahubwo iyo twiziza kuvuga kwa Yesu Kristo ni igikorwa kibera indani mu mitima kibera mu mitima yacu tukagendana kuvuga kwa Yesu Kristo tukagendana urupfu rwa Yesu tukagendana no kuzuka kwiwe ibyo bintu ku mukristo ni ibintu bigomba kumuranga kuri ubwo ahavuze ngo muri ako kanya haboneka ni ukuvuga ngo Yesu igihe yavutse hari ingabo zavuye ziva mu ijuru nyinshi kandi zije kumusingiza ziraririmba zitera indirimbo ziravuga ngo mu ijuru icubahiro kibe ic'Imana no mu isi amahoro abe mu isi n'uvuga ngo mu gihe Yesu avutse nta kindi kiranga umuntu ufite uwo mwana n'uguhora n'ibyishimo wanasifiwe n'uguhorana wishimye n'uguhorana amahoro n'uguhorana umunezero nk'uko ufite Yesu Kristo uba ufite byose none nkababwiye abakristo bakijijwe bazi Imana mugende mugumane Yesu Kristo tumugire gusigaye cyane we n'ubuzima bwose tukiriho tutakiriho Yesu Mungu indirimbo ivuga ngo Mungu ni yule jana leo milele habadiliki nuvuga ngo tugomba guhorana uwo mwana Yesu ntabwo yavutse ejo mu tariki 15 kera bageza baharura bahereye hejuru bakamanuka ariko Yesu kuva avutse ibintu byose bikabadirika atangira guharura bazamuka
ubu Yesu amaze imyaka 2000 apanavutse. Yesu yabayeho kera, mbere na mbere hariho ijambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Haleluya. Arambera kare nta cyaremwe kitaremwe nawe. Ntabwo Yesu yavutse ejo bundi. Yesu ni uyu wa kera. Nuvuga ngo icyo gihe Yesu yaraje kuvuka mu mubiri, ariko yahozeho. Amaze kuza, kuko ijambo ryageze kuri Mariya ngo yarakowe na Yosefu. Marayika aramubwira Gaburiyeli, aramubwira ngo uhiriwe ku Mana, ndoro uzasama inda uzabyara umwana uzomwite Yesu. Mariya aravuga ngo sizozubaho gute, ndore ndacyari umukobwa, sindabonana n'umugabo. Mu buryo bugaragara nta muntu wobyara hatabaye umugabo n'umugore kuhura kwabo, ariko kuko ubushobozi bw'Imana buzamuzaho nimwe bwatumye atwarinda. N'abantu bose bakeneye abana, ndababwira yuko ubushobozi bwabashije Mariya gutwara Yesu Kristo iri joro cyangwa aya masaha uri bukumanukire, ubashe kubona igisubizo umaze iminsi waurira. Abamaze iminsi bategereje abana, Yesu yaravutse kugira ngo azari igisubizo, azari inzira mu izina rya Yesu Kristo. N'ababago bafite ibibazo, mwizere ibisubizo, nimwumvire ijambo yuko ari cyo uwo Yesu twamenya akora. Amen. Bene data turi mu Noel, mugende mugire kwishima n'amahoro, umenye ko mu ijuru hari ingabo zisingiza ziti mu ijuru icubara k'ibica Imana mwisa amahoro. Nimba udafite amahoro, banza usabe Yesu Kristo aguha amahoro. Imana idufashe kandi tuganze. Amen. Amen. Hanyuma turamushimiye cyane, atubwiye neza ijambo. Rero twari twumvishije ijambo ry'Imana, kuko Noel iba mu mitima yacu, kandi gushima Imana bihoraho. Duhora dushima Imana uko bwije n'uko bukeye, ntitujya dushima Imana ari uko umwaka urangiye. Hanyuma rero twifuje no kubaganiza ubuzima cyangwa se igihe cy'iminsi mikuru iyo ya hano mu bihugu by'abazungu no muri Afurika, itandukaniro. Nari nshaka kumubaza gutya, ese hano uburyo bizihiza iminsi mikuru n'uburyo bizihiza iminsi mikuru muri Afurika, wewe itandukaniro yabyo ni gute, ubibona gute, ni gute wabibonye muri make wowe? Murakoze cyane. Icyo nabasha gusubiza abantu bose badukurikiranye ni ukuvuga ngo iminsi mikuru ntawe tuyizihiza, no mu nzu y'imbohe woyizihiza, n'abari mu mbohe nabo nshaka kubabwira ko Yesu ashoboye byose. Igikuru ni ukumenya gusa ko Yesu yavutse kandi akavukira muri wewe. Aho uri hose, wowe uri mu nzu utabasha kuja no kwikanisa, utabasha kuja kwineza mu bundi buryo, wewe gusa mu mutima wawe ni wese anakeneye umutima kuruta ibindi. Ni nako birivuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi byose, kuko uje ubwo niho bikomokera. Ni ukuvuga ngo jewe icyo nubabwira itandukaniro, yego kubigaragara ibyaha biboneka bijyanye n'ifungura n'ibiki, hari itandukaniro kuko iriya muri Afurika wasanga abantu bapanitse, ariko nta cyabuza Noel kuba aho uri hose. Numva ko jewe igikuru ni umutima wawe. Umutima niwo mukuru ugomba gutegura cyane kugira ngo Yesu avukiremo kandi ahore muri wewe mu mutima wawe aho uri hose. Numva ko gusa kubura umukristo yuko muri byavuze mu cyo ni ikintu gihumuriza umutima wacu kandi bagiza ibindi byose. Nuba kuba gusa dufite Yesu Kristo mu mutima wacu, waba uri ushaka, waba uraye, ugomba kwishimira uwo mwami wakuvukiye muri wewe. Numva ko uri jewe kuba Kristo ntawe utoyiziza, ntawe utonezererwa, bivanye naho uri, waba muri Afurika mu nkambi, waba uri muri Canada, muri Amerika. Igikuru gusa nuko wishimira uwo mwami wakuvukiye mu mutima wawe. Murakoze. Ego, ndumva none wowe ni gute wewe ubibona ko iminsi mikuru ya hano ni iminsi mikuru yiriya, kubera ko iriya wagaze usanga abantu nyine bashashanye cyane nyine mu buryo bigaragara nyine mu buzima busanzwe nyine bwacu bw'umubiri. Ku bijyanye n'ubuzima bw'uyu mubiri,
ariko kujya kwambara hari itandukaniro ariko ko navuze jewe nzi ko utamutanovishe navuze ngo Imana ntawe tuyizihiza si wowe isenga cyane ngo nuko uri muri Canada ngo muri Afrika ntugomba kwisenga aho uri hose ugomba kunyugwa naho uri ukiziriza Noel naho uri waba wambaye waba uri mu nzu y'imbohe waba waburaye ugomba kuyizihiza Noel ntiba mu zo kurya ntiba mu nyama ntiba mu mahuzo ntituyambara ntituyijya ni mu mutima ugakengura umutima wa Yesu Kristo akavuka. Ubwo rero iwe niko abyumva ndetse n'abandi bose. Hari igihe wewe wibwira ngo nje kwambara kurya neza kugira gute nibyo nyine bikenewe. Ibintu bikenewe akira Yesu n'umukiza wawe umenye ko uwo munsi umenye ko ari ugushima Imana kandi umenye ko ufite Yesu muri wewe. Nubwo waba uri hehe ugombe gushima Imana. Ushima Imana rero ibyo ufite byose umeze kose unyugwe nuko nguko ubimereye. Rero kuvuga ngo wenda ngo kurashaka gahuzu ngo kurashaka abana bazarya ikinguro kurashaka bimeze gute ibyo ngibyo tibigezweho cyane. Akira Yesu bifite ikibazo ariko utabifite naho Yesu araduhagisha ubwiza bw'Imana buza butwambika kandi bukatugaburira. Amen. Rero nyugwa no komeze n'ibyo ufite byose cyane Mbonyi yararirenze muri inzu Mbonyi wa Yesu aravuga ngo ndanyuzwe uko ngufite n'amahoro ndashima cyane ko wambonye akanshigikira ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose. Amen. Amen.